Iki ni ikiganiro ejo. Wowe washyize urushinge rwa radiyo yawe ku 104.3 ijwi rya Amerika, ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze mu kiganiro ejo cy'uyu munsi. Ni ikiganiro mutegurirwa kandi mukakigezwaho na Ejo Youth Eco, umuryango ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Ikiganiro ejo mugikurikira mu masaha nk'aya ku 104.3 ijwi rya Amerika. Iki kiganiro gihagarariwe na Roger Nigena, naho Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma. Muri studio mugiye kubana nanjye Nicole Giraneza mfatanyije na mugenzi wanjye Jaime Muhawe, nayo nanjye mboneho akanya ko gusuhuza abo tugiye kubana muri iki kiganiro. Rika nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri radiyo ijwi rya Amerika ni ku 104.3 FM. Mu buzima bwacu bwa buri munsi dukenera gusa neza. Iyo umuntu avuze gusa neza, hari bamwe bumva ko ari ukwambara imyenda myiza kandi isa neza. Hari abandi bumva ko ari ukwambara inkweto nziza kandi zigezweho. Ariko hari n'abandi bumva ko gusa neza ari ukuba ukeye haba mu byo wambaye ndetse n'uko ugaragara mu isura. Jaime, nawe urabyemera? Mu bigaragarira amaso y'umuntu yambaye neza, inkweto nziza, ipantaro, ishati nziza, abakeye. Ariko kandi hari n'abandi bafite ukundi babyemera, ugasanga bavuga ngo umuntu kuba akeye no kuba akeye ku mutima. Mu kiganiro ejo cy'uyu munsi turaza kuganira ku murimo wo kongerera abantu ubwiza bizwi nka maquillage mu rurimi rw'igifaransa cyangwa make-up mu rurimi rw'icyongereza. Turaza kumva icyo abaturage batekereza ku murimo wo kongera abantu ubwiza. Ese buriya kaba akazi umuntu yakora kakamutunga? Abaturage babibona bate? Turaza kumva ubuhamya bw'umugore ukora kandi akaba atunzwe no gukora akazi ko kongera abantu ubwiza. Ese abikora ate? Ni gute byaba bimwinjiriza amafaranga? Turakomeza twumva undi mugore ukora akazi ko kongera abantu ubwiza, twumva uko yatangiye, aho yavuye ndetse naho akazi akora kamaze kumugeza. Ese haba hari abo yafashije kuba bakihangira umurimo wo kongera abantu ubwiza? Nshuti bakunzi b'ikiganiro ejo, mbere yuko dutangira ikiganiro cy'uyu munsi, reka tubanze twumve ubutumwa muba mwaratugejejeho mu kiganiro cyatambutse ubushize. Mbonero no gufata umwanya wo gushimira mwe mwese mudahwema kutwereka ko muri kumwe natwe, ndetse mugafata n'umwanya wanyu mukadusangiza ibitekerezo byanyu ku biganiro tuba twarabateguriye. Reka mikaze Christelle Uwikeza muri studio, ndagaruka mu kanya dukomeze n'ikiganiro ejo cy'uyu munsi. Ndabasuhuje mwe bakunzi bakadasohoka b'ikiganiro. Nk'uko bisanzwe buri cyumweru tubagezaho ubutumwa muwa mwaratugejejeho mu kiganiro. Uyu munsi wa none ubutumwa buribanda ku kiganiro cyagarukaga ku ruhare rw'umugabo mu konsa umwana. Aho twibazaga tutese ubona uruhare rw'umugabo mu konsa umwana ari uruhe, yaba aho utuye cyangwa ukorera. Dore ibitekerezo mwadusangije. Ngirumpatse uherereye mu karere ka Rulindo avuga ko umugabo wese afite inshingano zo kugira uruhare mu konsa umwana kuko ari ingirakamaro, agendeye ku nyigisho yakuye mu kiganiro. Ati gusa nko mu byaro aho dutuye abagabo mbona nta ruhare bagira kuko babumva ari inshingano z'abagore gusa. Michel uherereye Nyamagabe wabona uruhare rw'umugabo mu konsa umwana ari ukwita ku mugore we, amurinda imirimo ivunanye ndetse no kumuganiriza neza nta ntonganya. Naho Theophile uherereye Gatsibo mu murenge wa Kiramuruzi yagize ati ababyeyi bagomba konsa umwana nibura inshuro 6 ku munsi kugira ngo umwana akure neza. Eric uherereye mu karere ka Bugesera yagize ati icyo kiganiro ni cyiza, mukomereza mu abarimu beza. Dukomeza Evode mu karere ka Kicukiro mu butumwa bwavuga ko akenshi abagabo baba batarasobanukirwa neza ko bashobora kugira uruhare mu konsa umwana kuko baba bumva ko mu gihe cyose umudamu abyaye agomba kuba afite amashereka. Namwe mudukurikiye mushobora kugira uruhare mu kiganiro, mudusangiza ubutumwa cyangwa inyunganizi, aho mushobora kwifashisha nimero ya telefoni igendanwa ariyo 0785854141 cyangwa se kuri 0778802823. Ndasubiramo 0785854141 cyangwa se 0728802823. Mushobora no kwifashisha imbuga nkoranyambaga nka WhatsApp kuri nimero navuze haruguru ndetse no kuri Facebook na Instagram, aho mujyashakirwa mukandikamo Ejo Youth Eco mu ijambo rimwe.
Dukomereze ku butumwa bwa Claire uherereye mu karere ka Kamonyi aho yagize ati nakunze icyo kiganiro mbere ntago nari nzi ko umugabo nawe yagira uruhare mu konsa umwana gusa haracyakenewe inyigisho kuko nanjye nasanze ari byo ko n'abagabo bacu bagira uruhare mu kudushyigikira. Reka ubutumwa bwa none tubusoreze kuri uyu tatwibwiye ufite nimero iherwa na 506 aho avuga ko abagabo bajijutse aribo bashobora kumva uruhare rwabo mu konsa umwana ariko ku rundi ruhande buryo mu rugo nta makimbirane cyangwa intonganya umugore yonsa neza umwana uko bikwiriye. Reka miniraha ariko ubutumwa mukomeze mu bwohereze tuzabuheraho mu kiganiro cy'ubutaha. Njye mwabanye nari Christella Uwikeza, ikiganiro ejo kirakomeje. U Rwanda ni kimwe mu bihugu bishishikariza abaturage kwihangira imirimo ndetse hakaba harashyizweho n'uburyo bwo korohereza abashoramari mu Rwanda. Ibu Rwanda rubikesha ubuyobozi bwiza, umutekano uri mu gihugu, ikoranabuhanga ndetse no kuba ruswa ari kimwe mu byafatiwe ingamba kuko imunga ubukungu bw'igihugu. Mu kiganiro ejo cy'uyu munsi nk'uko twatangiye tubivugaho tugiye kuganira ku murimo wo kongerera abantu ubwiza. Kongerera abantu ubwiza ni umwe mu mirimo igezweho kuri ubu mu Rwanda, umwuga umuntu akora akoresheje amaboko ye ndetse no guhanga udushya agasiga umuntu icyo bamwe bita ibirungo akamukoraho rikaka. Yego rwose. Ni muri urwo rwego rero twegereye bamwe mu baturage b'i Kigali ngo twumve icyo batekereza kuri uyu murimo wo kongera abantu ubwiza. Ese uyu murimo wawukora ukagutunga? Ni mu kiganiro bagiranye na Ariette Nishimwe. Akazi ko gusiga makeup ngiye mbona ari akazi gafite amafaranga menshi muri iki gihe kakanosha sigaye basona ikintu bya makeup. Ni akazi kadasuzuguritse wabasha gukora n'ikindi kintu ku ruhande ukongera ukagenda ugakora ibyo biraka byo gutera makeup. Ngiye nandi ko mbitekereza gusiga makeup numva ari akazi keza habamo amafaranga kandi ikindi habamo gusa neza ku muntu wasize makeup. Iyo wasize umuntu ukabona arasa neza ntekereza ko nawe bigutera ishema kandi aguha amafaranga. Byaraje cyane so ntekereza ko harimo amafaranga nakazi ushobora gukora wakoze n'ikindi kintu kuko ntago buri kuva mu gitondo wasiga makeup kugera nimugoroba ushobora gukora kandi kazi kongera kujya kugakora no mu masaha nimugoroba cyangwa se mu masaha baguhayemo rendezvous. Ntekereza ko ari akazi keza. Jewe gusiga makeup nk'akazi ubikora mba numva nyari akazi gasanzwe nk'uko abaho umuntu wogosha, aho umucuruzi, aho ukina umupira. Ibyo byose impamvu agiye kubihitamo akajya bari passion akunda ibintu bya design cyangwa akunda ibintu bijyanye n'ubwiza nabikora kuko bakaba amafaranga kandi mbikunze kuko bavuga abantu babesitara amazu n'iki igihe ujya gukora igihe ubishakiye ukora kuri telefone atakuvuga ngo umuntu gukoresha ibyo numva ari byiza cyane mbizanye nabikora. Biriya bintu rwose ntakubeshye tugomba kwemera uko Imana yaturemye uko twavutse biriya bintu mbese ni kwa kundi abantu bafata bakihindura ibintu byateye by'ubu ni uguta umuco rwose biriya bintu ntabwo mbyemera. Kugenda dufata imico y'abazungu tutazi ahantu yavuye ugasanga umuntu yisiza amafu ejo arwaye kanseri biriya bintu rwose ahubwo minisiteri izagira ukuntu idupimira iriya miti abantu bitera nariya amafu abantu bitera. Biriya bintu byiza cyane nanjye ubwanjye hari igihe mba numva ndajya ku bintu bya makeup kuko njye nabikora kugira ngo icyambere nyinjize amafaranga kamwe icya kabiri cyo kugira ngo n'abandi bakobwa bifuza kubikora ariko bakabura ubibakorera nabo babona ubibakorera kandi n'ikindi dufashe kuryoshya isi dutaka isi abakobwa ni ibiremwa Imana yaremye kugira dutaka isi rero nicyo tubereyeho kugira dufashe n'abandi baryohere amaso y'aba bareba. Ni ugupirata abantu kubera ko wambura ubwiza abantu Imana yabahaye ukajya kubaha ko Imana itabaremye. Numva kwigisha abantu kuba naturel bagakurikiza umuco nyarwanda n'umubiri bavukanye. Bakunzi b'ikiganiro ejo mumaze kwiyumvira bimwe mu bitekerezo by'abatuye i Kigali bavuga ku cyo batekereza ku mwuga wo kongera abantu ubwiza. Bamwe bagize bati ni akazi gafite amafaranga muri iyi minsi kuko abantu bamaze gusobanukirwa akamaro ka makiyaje. Abandi nabo bagize bati ni akazi wakora kandi ugakora n'akandi kazi ku ruhande. Ariko hari n'abagize bati tugomba kwemera uko Imana yaturemye tukaguma uko tumeze. Ndi kumwe na Jean Aime hano. Jean Aime, wowe ubona gukora akazi ko kongera abantu ubwiza ari umurimo wakora ukagutunga? Cyane rwose. Gute? Kuko nabara abaturage babyumvise bamwumvise babishima kandi nk'uko leta y'u Rwanda bidushishikariza ngira ngo dutangira ikiganiro bikomojeho no kwihangira imirimo. Ntabwo wategereza ngo nzakora akazi ko mu biro gusa. Oya.
akazi kose ukora kaguha amafaranga wagakora, kuko abanyarwanda baravuga ngo nta mwuga udakiza uretse kwiba no kuruga. Ikintu rero cyose ukora ukagikora mu buryo bwiza kikaguha amafaranga nta mpamvu utagikora. Urakoze cyane. Nawe uduteze amatwi mu kiganiro cy'uyu munsi ushobora kudusangiza igitekerezo, urugero cyangwa inyunganizi ku nsanganyamatsiko turi kuganiraho kuri uyu munsi. Ese ubona ari iki gitera bamwe mu bantu gusuzugura umwuga wo kongerera abantu ubwiza? Twoherereza ubutumwa bugufi kuri telefoni igendanwa ariyo 07 28 02 82 32 cyangwa kuri 0787 58 14 11. Iyi nimero kandi ushobora kuyikoresha utwandikiraho ubutumwa kuri WhatsApp. Wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook na Twitter, wandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Arthur Ashe yari umukinnyi wa tennis w'umunyamerika wabigize umwuga. Yaravuze ati start where you are, use what you have and do what you can. Mu magambo y'Ikinyarwanda ni ukuvuga ngo tangirira aho uri, ukoresha ibyo ufite kandi ukora ibyo ushoboye. Ibi ni byo Kamariza Lydia yakoze, ahitamo kuva mu kazi yakoraga yihangira umurimo kugira ngo abone uko abasha kwita ku muryango we. Aradusangiza urugendo rwe rw'uko yatangiye ndetse n'aho akazi ko kongera abantu ubwiza kamugejeje. Ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu David Hitimana. Nitwa Kamariza Lydia. Igikorwa cya makiyaje rero njyewe nari mfite akandi kazi, byaje nyuma yuko nari mariye maze kubyara, numva nshaka akazi katuma nikorera, nkakora ariko nkamenya nuko ndeba famiye yanjye, kandi nkabona gukora ako kazi ko nakoraga nkabona bitari kumpa umwanya wo kuba nabasha kwita kuri famiye yanjye. Nibwo rero natangiye aka kazi ka makiyaje. Naragiye njya kuri YouTube, tagenda nkajya ndeba video, nkareba amavideo, nkatangira kumenya ibikoresho ibingibi bikora iki, nkagenda mu iduka nkabigura, narangiza nkaza nkabyikoreraho, ngeze aho mbona bisa nkaho mbimenye. Nibwo natangiye rero gushaka abakiriya. Bimaze kugeza ku muri iki gihe cy'imyaka 2? Ntago natangiye bitoroshye, ni umwuga nyine abantu bose abenshi basuzuguraga, abatabizi barasuzugura bakumva ni umwuga uciriritse, ariko njyewe umaze kungeza kuri byinshi. Ntago nshobora kuvuga ngo wenda njyewe ubwanjye narifashe ngura ikibanza ngura iki, kubera ko ubuzima bwa famiye nyine ni ugufatanya, ariko mu rugo rwanjye hari ibintu byahindutse cyane kubera aka kazi ka makiyaje, birenze n'utundi tuzi nakoze mbere. Mfasha mu rugo mu buryo bwo kubaho mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Mbasha kwishyurira minervare muri universite, mbasha kubona transport. Mfite ibintu byinshi nifuza kugeraho, ariko icyambere nekereza ko njyewe nzagira ishuri ryigisha ibintu bigendanye na makiyaje n'ubwiza muri rusange. Rero inama nagira urubyiruko ni ugukura amaboko mu mufuka, bagakora bakihangira imirimo, ntibategereze ko bazabona wenda akazi ko muri biro. Muri iki gihe akazi kagezweho ni akazi n'ubumenyi ngiro. Rero ubumenyi ngiro ni akazi wikorera wowe ubwawe, ugashyiramo ibitekerezo byawe byinshi, kandi ntabwo bigusaba igishoro cyinshi kuko ni ibintu bukoresha amaboko. Wawe nduvuga ngo sinakwihangira imirimo kubera ko nta gishoro mfite. Igishoro cya mbere ni mu mutwe wawe, igishoro cya mbere ni amaboko. Turamushimiye cyane Kamariza Lydia ku kiganiro kizagiranye na mugenzi wacu David Hitimana. Mwiyumve ko kuba akora uyu murimo byamufashije kwiyishyurira amafaranga y'ishuri muri kaminuza, yishyurira amafaranga y'urugendo ndetse akagira n'uruhare mu kugura ibitunga bo mu rugo rwe. Afite kandi indoto zo kuzagira ishuri ryigisha abantu gukora umurimo wo kongerera abantu ubwiza. Nawe uduteze amatwi mu kiganiro cy'uyu munsi ushobora kudusangiza igitekerezo cyawe, urugero cyangwa inyunganizi ku nsanganyamatsiko turi kuganiraho kuri uyu munsi. Ese ubona iki gitera bamwe mu bantu gusuzugura umwuga wo kongerera abantu ubwiza? Twohereza ubutumwa bugufi kuri telefoni igendanwa ariyo 07 28 02 82 32 cyangwa kuri 07 87 58 14 11. Iyi nimero kandi ushobora kuyikoresha utwandikira ubutumwa kuri WhatsApp. Wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook na Twitter, wandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe.
nubwo hari ufite indoto zo gushinga ishuri ryo kwigisha abantu gukora umurimo wo kongerera abantu ubwiza, hari undi wabashije kubikora afasha bamwe mu bakobwa kuri ubu nabo babashije kwihangira imirimo. Uyu mugore ni umwe mu batangije umurimo wo kongerera abantu ubwiza mu Rwanda bitewe n'uko yabikundaga kandi akumva ko ari cyo kintu ashaka gukora mu buzima bwe. Nta hantu na hamwe yabyigiye kuko yatangiye asiga inshuti ye yari ifite ubukwe amukorera ku buntu, ariko kuri ubu ni umwe mu bagira abakiriya benshi barimo abageni ndetse n'ibyamamare bitandukanye mu Rwanda. Ku banyeshuri yigisha abigisha mu gihe kingana n'ukwezi, bagakoresha ibikoresho bye ku buryo nyuma y'uko kwezi abemerera kwimenyereza umurimo wo kongerera abantu ubwiza muri salo ye, kandi uwo bakoreye nibo yishyura. Reka tumwumve, turagaruka mu kanya. Biranyinjiriza ko nta kandi kazi nigeze nkora. Turi mu nyubako iherereye ku Gisozi kuri sitasiyo yitwa Source Oil ahegeranye na KGL Fast Food. Iyo ukinjira muri iyi nyubako uhasanga intebe zisa move, utubati tw'umweru turimo indorerwamo ndetse naho babika ibikoresho byo kongerera abantu ubwiza. Ndi kumwe na Murekeyisoni Asuma, aratubwira uko yatangiye naho ageze kuri ubu. Uburyo nabitangiyemo ntabwo byari byoroshye, gusa ni ibintu nakunze kuva ndi muto cyane, ndetse abantu bikanabatangaza ko benshi bambazaga ese ibi bintu warabyize ko bikora neza. Ntabwo ntabyo nize. C'est vrai, kugeza na n'ubu aho ngejeje ntabyo nize. Urebye iya 20 ans ndangiza humanité nibwo navuga ngo nabitangiye, ariko mu bintu navuga itabye imikino kuko hano nta bantu bari babizi. Harimo kandi amafoto ya bamwe mu byamamare baza muri iyi salo kugira ngo bakorerwe makiyaje. Arakomeza atubwira. Makiyaje kuri nge ni nko kwisukura, nkuko ujye mu kazi hari umwenda wambara, niba ujye muri makiyaje bura hari akenda wambara kisumbuye na makiyaje rero niko nyifata. Buriya iyo ufite nk'agaseremoni hari ukuntu ugomba kubusa bitandukanye n'iyo uvuye mu buriri, ni ikintu kiri très important. Nkabwira n'abayitinya ko makiyaje ziri ubwoko bwinshi, ntawe ukwiye kuyitinya ko buri muntu agira iye imukwiye imubereye. Biranyinjiriza ko nta kandi kazi nigeze nkora. Nubwo yabitangiye ari bishya, kuri ubu hari aho byamugejeje ndetse nawe ahitamo kugira abandi afasha. Abantu ba mbere nafashije ni ukundisha abantu. Abadamu batangira nabo kujya babyikorera cyane, nkabaha amakonse amwe n'amwe. Ikindi cyanshimishije mfiteho na souvenir nziza ni abana nafashije, nabo uburyo nabafashijemo baraje barangana, bako benshi barananyandikira ku buryo n'ubu nuko ubushobozi ari buke. Nakwifuje kwigisha benshi kuko babinsaba, ariko abenshi ugasanga nta bushobozi bwabyo bifite kandi ibintu bihenze, surtout ku maproduit dukoresha kandi ataboneka hano. Ariko byanashimishije cyane ko abana ba mbere nahereyeho baranganye, mbasha kubafasha. Bizeza ko amafaranga yabo minervari yabo bazayabonera muri stage yabo bazankorera. Kuri ubu abanyeshuri yigishije abaha no gukora stage muri salo ye, ku buryo amafaranga bishyura ujya gusanga angana n'ubundi nabo binjiza mu gihe bari gukora muri iyo stage. Arakomeza atubwira. Barikorera, nibaza ko bibeshejeho, kandi kugira ngo babitekereze nuko babonye ibyo byose barankurikiranye, ndanabaganiriza uburyo bimbeshejeho kugira ngo babijyemo babikunze, be kubijyamo nanone bashaka amafaranga. Kuba ushaka gutangira kubikora ugomba kugira notion. Nkanjye nta hantu nabyize, ntuhite utangira uca abantu amafaranga, ahubwo ugatangira wigira ku bashuti bawe se, noneho buriya nibo baguha amanota, bashaka kugutinyura ukumva ko ushobora kubitangira nk'umwuga, ko none ntabwo ushaka kuvuga uti ndabyiyumva reka mpite mbitangira nkorera abantu, kuko ngewe njya kubitangira nk'umwuga n'abantu bantinyuye, ntabwo numvaga ko nabikora ngo nce n'abantu amafaranga. Oya, nabo rero niba babitangiye nk'umwuga bazabe sûr ko bagiye gutanga service inoze, ube sûr ko umuntu agiye yishimye. Turamushimiye cyane Murekeyisoni Asuma, uzwi cyane nka Asuma Makeup, ku kiganiro cyiza yagiranye natwe. Yagarutse ku buryo yahisemo kujya gukora umwuga wo kongerera abantu ubwiza kuko ari byo akunda kandi bikaba binamubeshejeho. Ntabwo ari we byafashije gusa, ahubwo nawe yahisemo kugira abo yigisha ngo nabo bihangira imirimo. Jaime, uyu mubyeyi umwumvisha ute? Numvise mwaragiranye ikiganiro kirekire kandi cyiza. Yego. Ese Jaime, wowe aho utuye ubona ute umuco wo kwihangira umurimo? Aho ntuye umuco wo kwihangira umurimo urahari, ariko haracyari ikibazo gikomeye cy'uko abenshi mu rubyiruko cyane cyane ababashije amahirwe kugera ku ntebe y'ishuri bumva ko akazi bakeneye ariko akandi kabajyana mu biro, nyamara ntibazirikane ko akazi kaba akazi mu gihe cyose kaguha amafaranga. Kuko ngira ngo n'uwa kujyana mu biro akaguha amafaranga 100 ku munsi, mu gihe hari undi gukorera imizigo abona 1000. Sinzi ko icyashimisha umuntu ari iki. Icyo mbona rero nuko abajene bakwiye gukanguka bakabona ko akazi nakaguha amafaranga kandi akubeshaho, akabeshaho n'abawe, kandi akaba yagufasha gutegura ejo hazaza hawe neza. Hari abajene benshi bafite impano ariko navuga ngo bazimije cyangwa baryamishije. Uyu mudamu umwaganiriye yasobanuye neza ko nta shuri yabyizemo, yabitangiye akorera umugenzi wari ugiye kujya mu bukwe,
byamuhaye amafaranga. Mu kiganiro mwagiranye yanasobanuye ko afite bamwe mu banyeshuri yigisha kandi bamuha amafaranga. Kandi ikindi abajene bakwiye kumenya nuko igishoro cya mbere ntago ari amafaranga. Igishoro cya mbere no kuba uriho kandi ufite ibitekerezo. Iyo ufite ibitekerezo bizima biguha amafaranga. Nshuti bakunze b'ikiganiro ejo tugeze ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi. Ariko mbere yuko dusoza reka mbibutse ibyo twaganiragaho mu kiganiro cy'uyu munsi. Mu kiganiro cya none twaganiriye ku murimo wo kongerera abantu ubwiza. Twumvise ibitekerezo by'amwe mu baturage batuye i Kigali ku bijyanye n'umurimo wo kongerera abantu ubwiza. Bamwe bagize bati ni akazi wakora ugakora n'akandi kazi. Ariko hari n'abandi bavuze bati reka umuntu agomba kuguma asa nk'uko Imana yamuremye. Twumvise ubuhamya bw'umugore wabashije kwihangira umurimo mu kongerera abantu ubwiza, akareka akazi yakoraga agahitamo kwihangira umurimo. Yagize ati kwihangira umurimo ntibisaba ko ufite igishoro cyinshi kuko nta maboko yawukoresha. Igishoro cya mbere umuntu afite ni umutwe we n'amaboko ye. Twumvise kandi ikiganiro twagiranye n'umwe mu bagore bafite uburambe bw'imyaka 20 mu kazi ko kongerera abantu ubwiza. Akazi ke hari byinshi kamugejejeho ndetse abasha no kwigisha bamwe mu bakobwa, ubu nabo bakaba barihangiye imirimo. Nawe wari uduteze amatwi mu kiganiro ejo cy'uyu munsi ushobora kudusangiza igitekerezo cyawe, urugero cyangwa inyunganizi ku nsanganyamatsiko twari turi kuganiraho kuri uyu munsi. Ese ubona ari iki gitera bamwe mu bantu gusuzugura umwuga wo kongerera abantu ubwiza? Twohereza ubutumwa bugufi kuri telefoni igendanwa ariyo 0728 02 82 32 cyangwa kuri 0787 58 Iyi nimero kandi ushobora kuyikoresha utwandikiraho ubutumwa kuri WhatsApp. Wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook na Twitter wandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Mboneraho gushimira bagenzi banjye bamfashije gutegura iki kiganiro cy'uyu munsi. Ndabashimiye namwe inshuti bakunze b'ikiganiro ejo kuba mwabanye natwe kuva mu ntangiriro z'iki kiganiro. Iki kiganiro cyari gihagarariwe na Nige na Roger, Mise na Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma. Mwakoze kubana natwe, ikiganiro ejo mugikurikira buri gihe mu masaha nk'aya. Nitwa Nicole Giraneza, ikiganiro ejo naho ubutaha. Urubyiruko amateka yacu ntituyibagirwe, ahubwo tuyigireho twubaka ejo hatubera. Sangira n'urundi rubyiruko icyo mateka yarusigiye, indoto zitandukanye rufite, imigabo n'imigambi yarwo mu gutegura